bituma uruhu rworoha so heza hafite itoto. Gukora scrub bitandukanye no gukora mask. Maso ugenda ukuba neza mu maso none ugatangira kumasa neza hose bya bivuta umuntu aba afite mu maso. Ukorera isuku uruhu rwo mu maso. Mwaramutse mumeze mute? Nizere ko mumeze neza. Karibu kuri Lisi France Lifestyle. Nizere ko muri amahoro aho muherereye hose. Umuntu utarakanda subscribe nakande kugira ngo utazajya ucikanwa. Ikindi like nazo ntago nazanga rwose, commentaire nazo wazishyiraho. Ufite ikibazo nawe namusubiza nta kibazo. Uyu munsi ngiye kubereka ubundi buryo ushobora kunetwaya mu maso cyangwa se ushobora gukora irindi suku ushobora gukorera mu maso kugira ngo bigufashe gukomeza kugira uruhu rwiza rwo mu maso, bikomeze gukora isuku yo mu maso. Turabizi ko dusanzwe mu gukora isuku yo mu maso, koga mu maso, abantu babazi ko koga mu maso biba bihagije gusa, ariko hari n'andi masuku yandi umuntu ashobora gukora mu maso kugira ngo umuntu akomeze kugira uruhu rwiza, uruhu rufite rwose rufite isuku. Ari abantu tuba dufite aho tubizi, dufite impu nyinshi zitandukanye. Abantu bafite uruhu rwumagaye, abantu bafite uruhu rw'amavuta, abantu bafite uruhu ruri sensible rworohereye, abantu bagiye bafite impu zisensible zibiheri, abantu bagira impu nyinshi zo mu maso zigiye zitandukanye. Uko abantu bagenda bakoresha ibintu urabizi ko abantu dukunda gukoresha ibintu byinshi byo mu maso bitandukanye. Niyo mpamvu mpora mbabwira nti bantu mujye muhitamo neza ibintu mukoresha mu maso. Ibikora kuri wowe ntago ari bizakora kuri njyewe, cyangwa bizakora kuri njyewe ntago nawe bizagukoraho. Niyo mpamvu ugomba kumenya skin type yawe kugira ngo bigufashe. Ugomba kumenya type y'uruhu rwawe kugira ngo bizagufashe cyane. Uyu munsi ngiye kubasobanurira ku kintu cyerekeranye na scrub, facial scrub cyangwa se scrub exfolia. Ni navuga ni isuku umuntu akorera mu maso rimwe kabiri cyangwa gatatu mu cyumweru. Ntago ari ibintu bihoraho, ni kabiri gatatu cyangwa mu cyumweru ushobora kuyikoresha. Ushobora gukoresha scrub zigiye zikozwe mu buryo byinshi bitandukanye. Ushobora gukora scrub mu rugo bitewe n'ibyo ufite mu rugo, cyangwa se ukanayigura ikozwe. Ni ibintu ushobora gukora scrub, ariko nta kibazo. Gukora scrub bitandukanye no gukora mask iba yorohereye, tuyisiga ku ruhu bikarangira. Ariko scrub yo imeze navuga ntari nk'utuvuta, nk'amavuta agiye arimo ibintu bimeze nk'ibiheri cyangwa se bigiye birimo utuntu tumeze nk'isukari, cyangwa se utuntu tumeze nk'utucanga cyangwa se tubuye, bigufasha gukuba mu maso ukagira. Hari scrub zigiye zifashe zirimo urabona ukuntu itaye isukari y'amafu ukuntu imeze, ukuntu imeze. Hari n'utundi tuba dutoya cyane ukora ariko ukumva ni nk'udusenyi uri kugenda ukubaho kunoza kwishyura. Iyi ngiyi ni scrub yameze, ni scrub iyi ngiyi nkunda gukoresha. Ni scrub ibrighteninga uruhu, ikesha uruhu. Gukesha uruhu no gutukuza uruhu ni ibintu bibiri bitandukanye. Niyo mpamvu ndo kuntuza intuza scrub. Ino scrub ni nziza cyane ku bantu bafite bashaka gukesha mu maso, cyangwa se bashaka kugira agacyo mu maso mu buryo buri naturel. Ni scrub ushobora gukoresha mu maso. Umuntu ayikoresha scrub, umuntu ayikoresha kabiri cyangwa gatatu mu cyumweru nimugoroba. Uyu muntu ari kwidemakiya, ari gukora neza mu maso, niho ugikoresha. Scrub kambere kingi kuntu imeze, marike ni nyinshi. Ingi do no kwimeze do wagira n'intuza uyifitemo dore nuko imeze, irasa n'umukara minuza. Cyo nyikundira iranahumura, yifitemo tea tree ntuza ni ikozwemo, iranahumura nyine nuko imeze. Urabona tuvuge nk'ubu nimakiye nimugoroba, ndaza kwidemakiya neza. Nimara kwidemakiya gukuraho makiyaje, ubundi mfata isabune noga mu maso, noge mu maso neza. Ubundi uyikoresha mu maso hakirimo mu maso hagize mu maso hatose, urayifata ukagenda uyisigaho hose, uyisigaho neza. None ugatangira kumasa mu maso, ukamasa hose wagira ku munwa naho ushaka wahageraho rwose. Ubundi ugakuba neza ku maso. Ugomba kutaruka ku maso kugira utakujya mu maso bimeze gifitemo utuntu tumeze nk'uducanga dutoya, urumva biguye mu maso byagutokoza. Ugagira neza, ugakuba neza mu maso. Ufata nk'iminota nk'ibiri cyangwa n'igice, ugakuba neza hose uruhu, ugakuba neza kugira ngo ya myanda umuntu aba afite, za makiyaje umuntu aba yagizeho, amavumbi n'ibyo byose, ibintu bya bivuta umuntu aba afite mu mubiri mu maso hose bigomba kuvamo. Urakuba, ugenda ukuba mu buryo bworoheje, ugakuba neza hose, ugakuba neza. Ubundi ugategereza iminota 5 cyangwa 10 ukaza kubikuraho rwose. Icyo nyikundira njyewe ntabwo ibabura, ntabwo iryana, ntabwo ugira byangiza uruhu. Nimba ufite uruhu rworoheje ugomba kugenda mu buryo buri sikirere, cyangwa se mu buryo kuno unagenda sikirere, ukagenda usiga ukuba neza mu buryo bworoheje kugira ngo utangiza uruhu rwawe. Ntabwo yangiza uruhu, ariko ugomba kugenda neza. No ku muntu ufite uruhu rworoheje cyane
ubundi ukaza kubikuraho neza, ukabikuraho n'amazi rwose, ntabwo wongera gushyiraho isabune utukuraho gutyo gusa, ubundi ukihanagura neza n'isume neza na isume, ubundi ukaza gutangira gushyiraho za product twa duserumu n'uduki twose umuntu ashyira mu maso n'amavuta yo mu maso. Nta kindi, ubikora gatatu mu cyumweru. Icyo scrub imaze ifasha kugira kunetwaya uruhu rwose, gukorera isuku uruhu rwo mu maso kugira ngo imyanda iba yasigaye. N'igihe umuntu ahanagura, n'igihe umuntu yoga mu maso ariko imyanda yose niba yashizeho, ifasha kunetwaya uruhu cyangwa se gusukura uruhu rwo mu maso mu buryo bwimbitse kugira ngo ya myanda iba yasigaye mu kuruhu n'ibiki byose biveho. Ikindi kandi ni ugukorera massage yo mu maso, nabyo ni byiza cyane, bituma amaraso cyangwa se ntuza gutuma rwose za stress umuntu afite nabyo bishiraho. Ikindi kandi byo bituma uruhu rworoha. Iyo umuntu amaze gukora ka scrub rwose byo wikoze mu maso rwose wumvaga uruhu rwo mu maso rworohereye cyane, bituma rwose binetwaye uruhu, bigatuma ukomeza kugira uruhu rwiza cyane. Ya myanda za blackheads umuntu aba afite ku ruhu, bya bivuta biba byasigaye ku ruhu rwose bifasha gukuraho kugira ngo umuntu agire uruhu rwo mu maso rworoshye, uruhu rufite itoto. Iyi scrub ngeranye abantu bose bajya bayikorera. Nibyo koga mu maso nabyo ni byiza, ariko hari n'andi amantuza umuntu agakwiye kujya gukora kugira ngo akomeze asukure uruhu rwiza. Gukora mask, gukora scrub, koga mu maso ni amasuku umuntu agakwiye gukorera mu maso kugira ngo umuntu akomeze kugire mu maso heza hafite itoto. Ikindi ni massage umuntu abakoreye mu maso, ni byiza no ku ruhu, bituma uruhu rumera neza. Ikindi kandi rugatuma uruhu rukomeza kugira itoto. Scrub ni ikintu cyiza. Hari na scrub zo ku ruhu, umubiri wose umuntu agakwiye kwikuba neza rwose, ugakora ku mubiri. Nzayibereka, ariko iyi scrub yo mu maso yarayintuza. Ahanini scrub dukoresha ku ruhu nizo dukoresha mu maso ziratandukanye, cyane cyane izo ku mubiri hari igihe ziba zifitemo noneho uducanga utwo dufite taye nini, bisaba ko umuntu akuba ku ruhu, ariko mu maso zo ziba zoroheje cyane, nizo zabugenewe. Ngewe nkunze gukoresha iyi ngiyi, niyo nkunze gukoresha, niyo numva ko mfite uruhu rw'amavuta, niyo nkuraho kabisa nkumva, niyo nkoresha nkumva kabisa ndayikoresheje nkumva igeze ku ruhu, nkumva n'abantu nkumva inetwaye uruhu ruri profondément. Ariko hari n'izindi marque nyinshi wahitamo uyu ushaka, ariko ahanini nkagira ngo mbabwire uburyo mwajya mukoresha kugira ngo musukure mu maso, mukomeje kugira mu maso hameze neza rwose. Ushobora kuba neza no ku munwa rwose nta kibazo. Ikindi kandi ku manywa ntitwibagirwe gukoresha SPF cyangwa se sun protection, sunscreen, bizagufasha gukomeza kurinda uruhu rwawe. Koresha sunscreen haba hari izuba hatari izuba, mu gihe cy'ubukonje hatari ubukonje, sunscreen ni buri munsi usohotse, kuko izuba ryica uruhu. Sunscreen izagufasha kurinda imirasire y'izuba kugira ngo ukomeze ugire uruhu rwiza cyane. Ndabashimiye mukomeje kurikirana channel Isi France Lifestyle. Dukomeze twiyiteho, dukomeze tumere neza. Kwitaho ni ibintu bagakwiye gushyira imbere muri iyi minsi, bituma ugaragara neza kandi nawe rwose muri wowe wumva umeze neza, umuntu afite agasura kameze neza cyane rwose, umuntu igira icyizere. Mukomeze mukore subscribe kugira ngo mutazamucikanwa. Ndabashimiye cyane, Imana n'amahoro ikomeze ibarinde.